ubona kuvuga ngo umuntu muzima ufite impagarike nzima no kugira apeti biri mu bigize ubuzima bwe. Hari abantu bashaka ngo ubuzima buhore bunyerera gusa butuje, noneho kubw'ibyo niyo mpamvu gusinzira neza byo nabyo birakenewe, bigira ibice bitatu. Reka tubasuhuze mwese abakurikirana ibiganiro by'abagorozi, ibiganiro by'ivugabutumwa ku ngingo zitandukanye, haba ari ku bijyaniranye n'ubuzima, haba ari kwakira Yesu nk'umucunguzi wawe bwite, ariko gutsindishirizwa, haba ari ubuhanuzi, haba ari umuryango mwiza, haba ari ubuzima abantu bakitungira amagara mazima. Uyu mwanya mwiza tugiye kongera gufatanya namwe muri iki kiganiro cyiza kiri buze kudufasha mu bijyaniranye n'ubuzima, kiri buze kudufasha kumenya ubutaraga, ko umuntu ushobora kugira ubutaraga buzima akagira impagarike nzima. Niyo nsanganyamatsiko turi buze kurebera hamwe. Kuri kamera muri kubonaho Muzehe Nzungu Gad niwe turi buze gufatanya. Njye amazina yanjye ni Karahamuheto Jean Pierre. Rero bitewe nuko ubuzima bufite hoteli wabwo, hariho uwabushyizeho, hariho uwabuhaye mwene muntu aramurema. Mu gitabo cy'itangira igice cya mbere umurongo wa 26 niho handitse ngo tureme umuntu ase natwe, nyagushyiraho umuntu akamuhumekeramo umwuka bukaba ubugingo, akagira ubugingo. Niwe twiyambaza igihe cyari cyo cyose, kuko yaba ari na siyanse nayo ishingiye kuri we. Kubw'ibyo reka tubanze rero dusenge. Nyuma yo gusenga turaza gukurikirana iki kiganiro. Murakoze, tubahaye umwanya. Turagushimye Muremyi wacu, uzi bikwiriye kuri buri wese utwumva natwe abavuga. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wateganyirije buri wese uduha ubwenge bwumva n'ubusobanukirwa, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze. Nubwo bamaze kubabona kuri kamera bakaba bana bamenya, ariko reka mubibwire. Ngiye utari kugaragara kuri kamera, amazina nayo bibwiye ni Karahamuheto Jean Pierre. Reka nawe abibwire. Nitwa Nzungu Gad. Murakoze cyane. Muri aka kanya twifuje ko muganiza abantu bari ahatandukanye kugira impagarike nzima. Impagarike nzima ni igishoro, ariko impagarike nzima tutaratangira muyivuga hiki. Murakoze cyane. Ku bantu benshi cyane bumva uko Imana yaremye umuntu, kuko nkuko twamaze kubona mu itangira igice cya mbere, ni nako muri Zaburi 139 umuntu yaremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Haranditse ngo ndagushimira ko narimwe mu buryo buteye ubwoba butangaje, uwanteranirije mu nda mama, igikanka cyanjye ntiwagihishwe. Ubwo naremerwaga mu rwihisho. Imirongo nk'iyingiyi yigira impina amagambo ngufi ariko irimo ubuhanga buhanitse. Cyane navuga ko ubyumva neza iyo winjiye muri siyanse. Niho umenya neza ko umuntu kuko arateranijwe. Intoke ntabwo zihuye n'akaboko ntabwo gahuye n'ikizigira ntabwo gihuye n'urutugu ntabwo ruhuye n'urutugu umugongo. Bigiye bigira utuntu buduhuza, bigaragara ko umuntu ari nk'uducagagure duhujwe. Ibyo rero byose ariko bikaba bikeneye kuba bizima. Umuntu rero wenda mvuze ko navuga ko umuntu afite ukuntu aremetse ariko mu buryo butandukanye. Umuntu agira ibyo bita system cyangwa se inzungano 12. Bivuze ngo hariho ingingo zikorana mu muntu, hari amagufa, hari inzira zo kwihagarika, hari zo guhumeka, hari ibyo gwigogora, hari iz'amaraso. Bese ni inzungano 12, ariko zikagira imiyoboro myinshi, ariko nge ndibuvuge kuri 3 kuko icyo dushaka no kuvuga amagara mazima. Impagarike nzima. Impagarike nzima. Noneho icyo twitaho cyane ni icyo Bibiliya yise ngo ni ingirabuzima fatizo. Muri siyanse babyita selire. Hakabagira n'ibyo bita imvubura, nizo bita glandes wenda kuvuga icyongereza. Hakaba n'ibyo bita system. Aho hose hasabwa kuba hazima, ariko igishoro kinini cyane cy'ibyo byose ni ibyo kurya. Noneho wabwirwa n'iki ko uri muzima rero? Ni iki cyakubwira ko ufite impagarike nzima? Nkuko ni ibintu 7 umuntu yigenzuriraho. Ni bwa mbere ni umubiri ushoboye imirimo yose udatoranye. Akazi kose karamutse umubiri wagashoboye. Bisobanuye ngo n'umuntu ushoboye akomubira ariko akaba nta kantu yaterura nawe ntabwo ashoboye. Ntabwo ari muzima. Ntabwo ari muzima. Ubwo akoresha ibitekerezo, ariko wagira ngo amukure ku kazi ejo bizasabe guhinga no kwikorera no kugenda, ubwo yarangiza ubuzima bw'asoza. Ubwo rero umubiri muzima ni ushoboye imirimo yose.
kabiri ariko haravugwa imirimo dukora y'intoki uratekereza ni imirimo Yego. urikorera ni imirimo uriruka ni imirimo uragenda ni imirimo ni ukunama ni imirimo ni uguterura ni imirimo ubwo umuntu wakwasa wahinga wagira ute mbese ikintu cyose ubuzima buhindutse yagikora ubuzima buguhindutse uwo murimo wawukora ubwo buri muzima ufite impagarike nzima ingingo ya kabiri iranga umuntu ari muzima ni intekerezo zishoboye kwihanganira ibintu byose buriya hari abantu bashaka ngo ubuzima buhore bunyerera gusa butuje nta kitavura mbese aho ati urangoye ugize ute abantu bazima ntabwo bagorwa igishoboka bagikora vuba ikidashoboka bakakireka vuba bakabivangura bwangu yarangiza bazi ko bari mu buzima bushobora kubyara ijoro n'amanywa abagushobokera n'abatagushobokera ibikugwa neza n'ibikugwa nabi ariko abantu bafite intekerezo nzima bo bashobora kumenya kwihanganira byose bakabijera noneho ntibakoreshwe n'igihe ahubwo b'igihe bakagikoresha noneho ingingo ya gatatu iranga ko umuntu afite impagarike nzima ni imico myiza mu mibanire yawe n'abandi uyu muntu nawe ushoboye kujera akamenya neza ati uyu ni umunebwe uyu ni mubi uyavuga nabi ariko ugashobora kubana nabo bose mu rwawe ruhande mu baroma 17 amabaroma 12 umurongo wa 17 n'uwa 18 bango mu rwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose bivuze ngo uyu muntu ushoboye kwihanganira byose akamenya neza ngo mu isi bararwara mu isi barahomba mu isi barapfusha abantu nk'aba abari bazima mu ntekerezo murakoze ibyo ku ngingo ya kane ni ukuryoherwa neza buri gihe iyo bita bon appétit ibyo bita ibyo bita anorexie mbese hari ukutaryoherwa gutewe n'amaraso make uvuga ngo umuntu muzima ufite impagarike nzima no kugira appétit biri mu bigize ubuzima bwiza icyo ashobora no kuyijera gusa ariko abayifite ahubwo akarwana nayo ayijera abahora yijera wakayiyobora ariko abagomba kuryoherwa kuko ubuzima ntabwo buri munsi bunyura hamwe ejo none ni umuceri ejo bundi ni ibigori ejo bundi ni umukati bukeye bwaho ni imboga bukeye bwaho ni ibirayi byose kuko Imana yabiremye ngo bizagutunge umubiri wawe ntukabinanirwe ngo abari byo byitwa bibi aha twavuga iki ku muntu ushobora kurya ikiribwa kimwe n'ubwo umwaka washira icyo gihe tuzi neza ko indyo ihorerwa buri gihe iteranye urukuyirya amaraso make kuko umubiri ugaraho hari icyo byaba bitwara ku bwenge biragitwara ku bwenge kuko icyo bita sédentarité alimentaire cyangwa se guhora ku kintu kimwe byo bita routine yarangiza bituma ubuzima bw'umuntu buhorana icyerekezo kimwe hari abantu bavuga bati ubugari buhoreho uhindura imboga gusa aho twavuga iki turaza kubigeraho nitugera ku gihe cyo kurya tumaze kundiho impamvu ku ngingo ya 4 ni ukuryoherwa neza buri gihe ku ngingo ya 5 ni ukwituma neza nibura 3 ku munsi ubyutse umaze gufungura ugiye kuri hafi kuganirwa utakujuje yagashakisha kwiriye kugashakisha kamenya neza ko amaraye atujuje ibyo bita cellulose yarangiza ibyo bita hari ibyo bita biba mu mara bita fibre intestinale yarangiza cyangwa se bituma amara yoroha hari ikibazo nabaza hari abantu barya duke utwo duke dushobora kuva no mu mara ndetse abenshi bakananywa ndetse hari n'abarya duke kugira ngo bagaride taye ariko ntibahage abo bashobora kwituma rimwe cyangwa se rimwe mu minsi 2 ni iki bavuga ku mpagarike yabo impagarike yabo ishobora kuzagira intege nke abo nibo bagira amara akururuka abo nibo nyine batituma abo nibo indurwe zarangije igogora zitinda mu mara zikongera zigasubira mu maraso bikazazogira ingaruka yo ibisebe hafi nko mwigogora mu nzira zigogora akabamwe ibisebe bitewe na zandurwe zitindamo rero ku ngingo ya 5 twari tuvuzeho no kwituma neza kandi nibura 3 ku munsi yarangiza ingingo ya 6 no gusinzira neza ibyo nabyo ni ikimenyetso cyo ko umuntu ari muzima iyo umuntu asinzira neza buriya muri za buri gice cya 4 n'icya 3 haratubwira ngo narasinzira nararyama ngasinzira niziguye kuteka wenyine ari wumva kuba amahoro ibitotsi rero nabyo birakenewe mu buzima kuko babivuze ngo ni recreation nukongera kwirema nibwo buryo bwo guhanagura imyanda mu muntu noneho kubw'ibyo niyo mpamvu gusinzira neza byo nabyo birakenewe bigira ibice bitatu hari igice kituvana saa 3 kikageza saa 6
nikituvana saa sita n'igice ikatugeza saa 9, nikituvana saa 9 tukatugeza saa 11. Icyo gice rero icyo kibereyeho kandi kimaze nuko igice kimwe kiruhura umubiri, ikindi kigatuma ibyo kurya twariye bituyoboka, ikindi kigatuma imyanda yose twari dufite yo kuruha iva mu mutwe tukabyuka dufite gahunda n'imbaraga. Noneho ku ngingo iheruka iranga ko impagarika aba ari nzima ni igogora ryiza. Igogora ryiza ni iki? Igogora ryiza ubu urakwiriye kurya ukaryoherwa mu kanwa kandi wamira ntunigwe, mbese ibyo kurya mu muhogo mu kanwa bigatindamo bikamera nk'amazi, yarangiza ukabimira. Aho bavuze mu gitabo cyitwa Delice de Potager barakubwira ngo il faut boire ce qu'on mange et manger ce qu'on boit. Ugomba kunywa ibyo urya ukanywa ibyo urya, uzabihekenye kugeza ubwo bihinduka ibinyobwa unywe. Atari nka kwa kuntu umuntu ariko aba ari adafite appétit yarangiza bigatinda mu kanwa, ahubwo ni uburyo bwo kumenya neza ko ukunoza ni kuvanga amacandwe ibyo bita acide salivaire, noneho bikamanuka neza mu muhogo. Bisaba ko hati urugendo ruvana mu kanwa mu maraka rukageza mu gifu ugomba gutwara amasegonda 4 ubwo tunigwe. Noneho ubwo hakaba hashashe hatapishe hari hasa n'ahanyerera, yarangiza bisobanuye ngo kuva umize kuva hano kugera mu gifu, kuva mu muhogo kugera mu gifu ni amasegonda 4 gusa. Noneho ubwo ni utanigwa kandi ntuhenda kurya mu gifu. Rero igifu mu kuvanga mu gukamura kigomba gukora umurimo wacyo amasaha 4. Noneho ukirinda kukivangira ya masaha atarashira, kuko waba ugiteye akazi k'uburyo bw'inkuba bw'akabyiri, ari nabyo bita kurya kabiri. Hari imico abantu bamenyereye yaho akaje kose abantu barya, mu gitondo akagira akafata, mu kandi kanya agafata kandi, mu kandi kanya agafata kandi, ntibagire igihe cyo kurira ngo barye. Iyo mico iteye ki ku mpagarike nzima? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agira icyo bita glutonerie, mbese kutava ku meza cyangwa se akanwa katicara ubusa, mbese umuntu akaruhuka ari uko asinziriye gusa, bitera ibyo bita confusion direte, noneho na irritability. Abantu benshi bakunda kugira urujijo mu bwenge, bagakunda kurakazwa n'ubusa kandi kuba nabi bikaborohera, mbese bakagira n'amayerere daravi, bakagira amafuti menshi, kuko bavuga ngo iyo ufudikira igifu nacyo gifudikira ubuzima. Iyo ukoze amakosa mu gifu n'ubuzima bwawe bugiraho ingaruka. Ndabaza iki kibazo mbere yuko yenda mwegera imbere, ni iki wakora ngo ubungabunga impagarike yawe igira amagara mazima? Ni ukugira ngo muri ibi twavugaga byose byari biri mu migabane yabyo byose. Noneho mu igogora ryiza nari ngifite y'agace gato cyane, byari byiza ko biva mu gifu bikagera mu maramato. Amaramato nakabibana hafi y'amasaha 6. Niba amavuta ari make, kuko amavuta menshi niko no byo kurya bigogoreka mu buryo bugoye. Ariyo mpamvu abantu basabwa kurya amavuta mu rugero rwo rukwiranye n'amakene y'umubiri kuruta kurya amavuta hakurikije amakene yo kurya akamenyero no kuryoherwa kwawe. Ubwo rero ibi bintu bigera muri 7 nibyo biranga ko impagarike ari nzima. None icyo umuntu yakora ngo abungabunge impagarike yawe igira ubuzima bwiza. Iyi mpagarike mu kuyibungabunga bwa mbere no kubanza wamenye amakene yayo. Bwa mbere ikenera ibintu 6 bikomeye. Ikenera indyo yitwa inyubakamubiri, proteine, kugira ngo impagarike yubake ikihereye mu byo bita ingirabuzima bita selile. Murajya mudufasha iyo uvuze proteine benshi ntago babyumva, ngo tuvuga nka 2 wenda tubonekamo proteine. Inyubakamubiri ziba zigizwe n'ibintu bita k'ibishyimbo, amashaza, nibyo cyane navuga ko ndetse n'ubunyobwa na za soya zigiye zigira proteine zirakungahaye cyane. Garantiye. Noneho kazarantiye ibintu nk'ibyo bigira proteine. Umurimo wabyo ni imirimo 14 byubaka umubiri w'umuntu. Bifite uruhare mu kubaka umubiri, gutuma ukura, gutuma ukururuka, gutuma ubaho, gutuma urema ibikenewe mu kurema amaraso n'abasirikari. Harimo byinshi cyane bikomoka muri zo bita proteine. Ari nayo mpamvu mu kurya umuntu akwiriye kumenya neza niba buri munsi yabonye proteine. Proteine zirakenewe buri munsi. Cya kabiri agomba kuba afite ibiryoherera muri we. Ibiryohera bita glucose ni ibintu bikomoka ku mpeke cyangwa ku mbuto, yarangiza kuko
nubwo abantu benshi cyane bibwira ko ibiryohereye ari isukari yo mu nganda ariko ibinyampeke birusha igisheke isukari. burya se ni ukuvuga ngo igisheke kinyirizina cy'ubwacyo wakundi kiri mu murima cyangwa uri kukirya iwawe gifite isukari nziza kuri 15%, ariko ikigori kikagira 77. uwari ikigori arusha uwari igisheke. ikigori uwariye ishaka, uwariye ingano, uwariye umuceri arusha uwariye igisheke isukari. none isukari ntabwo ari ituzi mu kanwa gusa, ahubwo isukari ni umumaro igira mu mubiri. ahubwo iyo abantu bazi niyo sa niyihariye iriya rero ibivangavanze mu bindi byinshi, mbese bivuze ngo iyo ufashe nk'isukari mvaruganda bagusaba ngo yinyuze muri laboratoire, muri laboratoire barebe proteine ifite, baravuga bati ifite proteine 0. mperaho mbaza ikibazo. turiho mu gihe cyaho dufite indwara z'ibyaduka zimwe na zimwe zitiriwe isukari nka diyabete, ariko mu bihe byashize inganda z'isukari zitarabonekaho, ese abantu babagaho batagira isukari mu mibiri yabo ngo bakore imirimo ikomeye bayikuraga muri ibyo binyampeke. baryaga ibigori, bakarya amasaka, bakarya uburo, bakarya ingano, bakarya umuceri, yarangiza n'ibyo bisheke bakabirya n'imbuto n'imizabibu. baryaga imbuto. abandi benshi cyane bahuraga n'imisozi, mbese mu ishyamba, ababaga begereye amashyamba babonaga icyo bita inkeri mu buryo butagoranye. mbese hari ibintu byinshi cyane byatuma bagira imbaraga, bakarya isukari nziza. ubwo rero twari turi ku mugabane wa kabiri n'imirire myiza, uko umuntu arya ibiryoherera, kuko aribyo bitanga icyo bita energy, imbaraga noneho force. yarangiza ukumva utari kudohoka, utari kurebuka, utari kurubuka, udasodoka, mbese hose ubangutse. ku ngingo ya gatatu, umubiri w'umuntu ukenera amavuta. ntabwo ukeneye amavuta angana n'ibyo kurya uri burya. nibura hamwe haba hakenewe nibura nka 7% mu byo urya, kugira ngo habe mu ibyo biti bivumbiko. amavuta meza yava rero. amavuta meza aba ari amavuta akomoka ku bimera. kuvuga ngo hari ibimera by'ubwabyo gusa, n'ibigori burya bifite amavuta, ku buryo ibigori 12 byavamo ibiyiko 2 by'amavuta. noneho ku bw'ibyo, ku buryo ari impamvu n'amavuta yabyo nayo ikigori kimwe buryo ukiriye mu mavuta. niyo mpamvu iyo biriwe byokeje usanga abantu babyo badakunda gufatwa n'imbeho. noneho amavuta ubwo nkazayerayo ni amavuta ibihwagari, ni amavuta ubunyobwa, ni amavuta soya, ni amavuta sezame, ni amavuta. yarangiza ibintu nk'ibi byose bigiye bigira amavuta, umubiri wawe ukabikenera buri munsi kuko harimo ibivumbiko, kugira ngo amaraso yawe ahore ku cyo bita temperature iri egale. amaraso yawe ahora ahagaze neza mu bushyuhe, imbeho niza byongere, ubushyuhe nibuza bimenye ko bikaruma, ayo mavuta aba akenewe. noneho amavuta ntabwo ari icyo gusa akeneweho, ahubwo amavuta mu bwonko, cyane cyane nko ku utwite n'uwonsa ndetse n'undi muntu wese, amavuta mu bwonko agenda yongera iyo bita miyerine ku mitsi yumva, mu itumanaho. mbese zino umubiri w'umuntu mu bwonko wubatse kuko amasinga yubatse y'amashanyarazi. rero hagomba kuba akantu kameze nk'ayizora, kugira ngo abantu be kujya bagira icyo bita amunezi, ngo umubaze ikintu yibagiriwe kandi akisi, cyangwa abanze yashakisha yumve kitari kuza. bisaba rero amavuta nicyo. iyo ni ingingo ya gatatu y'ibirire. twahere kuri proteine, tujya ku biryoherera, tugiye ku mavuta. umubiri w'umuntu ukeneye imboga. imboga rwatsi zibamo amoko 5. zibamo iz'imbuto, ni nk'intoryi, n'inyanya. zikagira indabyo, ni nka brokoli na shufureri. zikagira iz'inyabijumba, ni nka karoti, tungurusumu, beterave na radi. nuko yarangiza zikagira rwatsi, ngo ni nka dodo, ni imishogoro, epinari, mbese isogo n'isogi. ibyo byose tugira n'iz'ibititigiri, izo zitwa asperge n'ibihumyo. imiteja ntibamo. imiteja ibiri mu mboga, n'ubundi nandi ko bayita ngo ni legumineze. yarangiza kuko navuze imishogoro, ntabwo navuga imishogoro ngo mbese iz'imiteja. birajyanye. ubwo rero imboga, umurimo wazo wo kuribwa, bisabwa ko mu mategeko yo kurya imboga, ntabwo kwiza kuri uyu munota twari twabona abantu barya imboga bihagije, ahubwo bitewe n'uko abantu bazifashe nk'ibyo kurya bikennye, nk'ibyo kurya bitaryoha, nk'ibyo kurya bitaboneka henshi, nk'ibyo kurya bitishimirwa mu kwakira abashyitsi. noneho ariko amategeko y'ubuzima yara kugira ngo
imboga umurimo wazo ni ugukoresha ingingo mu byo bita physiology na fonctionnement. Imboga zituma ingingo zikora umurimo zishinzwe, zigatuma ingingo zitabara izindi, kandi zigatuma ingingo zikorana. Iyo mirimo itatu irimo ibyo bita imyunyungugu. Izi mboga muvuze aha ngaha zaba ari imboga zitetse cyangwa ni imboga salade? Hariho izatekwa zigakomeza umurimo wazo, hakaba n'izitekwa zikagabanuka, hakaba n'izigenewe kuribwa ari mbisi. Murakoze. Zose kandi imboga zose zaribwa ari mbisi, nubwo zose zaryoha. Ku bw'amajyambere hariho izo wasya yarangiza igahinduka umutobe ukawunywa utyo, ariko bakakubwira mu mategeko y'ubuzima kugira ngo 1/4 cy'ibiguhaza bikwiriye kuba imboga. 1/4 cy'ibiguhaza. Umuntu wese akwiriye kumenya ngo kandi waba utazikoresha mu gitondo ukazikoresha nimugoroba, ariko ntugire umunsi wo kuzisiba uko buri mboga. Ubwo turinda ibyo bita scorbut, indwara zatuma abantu basaza bashizemo amenyo. Ubwo ahanini cyane yari ingingo ya 4. Ku ngingo ya 5 ni amavitamine. Umubiri w'umuntu ukeneye amavitamine atondekanye ku rugero wenda ntari buyavuge yose. Aya mbere ni ay'uruti nk'umuntu, vitamine A. Aya kabiri ni ay'imitsi yumva, ayo bita ubwoko bwa B. Aya gatatu ni ay'abasirikari bita C. Aya kane ni ay'amagufa n'amenyo, iyo niyo bita D. Aya gatanu ni ayo kororoka bita E. Noneho kubw'ibyo ku buryo byose biriyubatse, ku buryo ni nkaho wavuze ngo dukeneye igihugu, dukeneye abaturage, dukeneye abategetsi, dukeneye abanyamutekano, dukeneye inkingi zo kubaka, dukeneye no kororoka. Hari ikibazo cy'amatsiko. Muvuze amavitamini n'ahagenda yerekera cyane, ariko kuri vitamini E muvuze ko ari vitamini yo kororoka. Ese vitamini ko abantu benshi bazi A iboneka muri karoti, ikaboneka muri epinari n'ahandi, yego si bose. B bakayibona mu binyampeke cyane cyane mu ngano, D bakayibona no mu kazuba, ibyo niko twigishijwe. C bakayibona mu bintu bibisi bifite ibara ry'icyatsi. None E ikunda kuboneka mu bintu by'ibinyamavuta. Yego. Ikintu cyose gifite amavuta kiba gifite na vitamine E. Yego. Ariko tukagira n'ibiribwa bigiye bikungahara Imana yaremye mu kororoka muri vitamine bikiza kuri amavitamine 3 A, C na E. Ibyo ni nk'umwembe, ni ikigori, ni ibihwagari, ni ubunyobwa, ni karoti. Ibyo bintu ni igihaza. Ibyo bigize, ariko cyane cyane twitaho cyane ni ikomoka muri ibyo bimeze nk'amavuta. Ubwo ni mu bunyobwa, ni muri sezame, ni muri yerayo, ni mu bihwagari, rero no mu nzuzi z'ibihaza. No mu nzuzi z'ibihaza. Ibyo rero nicyo gituma abantu benshi cyane babizi, bazi neza ko ubuzima bwabo bagomba kubukesha mu kububakisha inkingi Imana yabuteganirije. Murakoze. Giheruka rero umubiri w'umuntu ukeneye amazi. Amazi ni ikinyobwa gikenewe buri munsi. Yarangiza uburyo nk'uko umuntu akeneye koga, agakenera kwihagarika buri munsi, agakenera kwituma buri munsi, agakenera amaraso atembera buri munsi, agakenera gusinzira. Amazi afite uruhare muri ibyo byose. Niyo mpamvu buri gihe umubiri w'umuntu ukwiriye koga imbere n'inyuma, ndetse cyane cyane ari amahitamo. Umuntu yakoga imbere inyuma hatose. Ubwo bivuze yanywa amazi ariko ntiyoga. Amazi ukawabuza amazi yo kwiyuhagira, ariko ntuzabura y'unywa. Kuko umubiri wata imyanda, wakwihuta ibyo bigasohoka, ariko birakwiriye kuba wanyoye amazi. Ikigero kingana iki? Icyo bisaba ngo umuntu anywe amazi hakurikije uburemere bw'ibye, ariko hagati y'umuntu uri hagati y'ibiro 50 kugeza 70 akenera litiro 1 n'igice. Urenza biro 70 akwiriye kurenza iyo litiro 1 n'igice. Akwiriye kunyobwa kuri gahunda itavuze ngo kuyagotomera rimwe ngo yarangize. Ahanini cyane mu mirire, impagarike nzima, umubiri ushoboye imirimo yose, intekerezo zishoboye kwihanganira ibibazo, imico myiza mu kubana neza n'abandi, kuryoherwa neza buri gihe, kwituma neza 3 ku munsi, gusinzira neza bihagije, n'igogora ryiza. Ubwo umuntu aba afite impagarike. Tugana ku musozo, mushobora kudusubiriramo biriya bintu by'umubiri ukeneye buri munsi? Yego. Umubiri mu byo kurya ukeneye proteine, ukeneye ibiryoherera, ukeneye amavuta, ukeneye aribyo bishyushya umubiri, aribyo bivumbiko, ukeneye imyunyungugu arizo mboga n'imbuto, ukeneye amavitamine yandi twabonye nibura yibanze, ukeneye amazi. Murakoze. Noneho ariko mu mirire muntu bakakubwira batari ibyo byose nubwo bivuzwe, hari idakwiriye kubura.
kidakwiye kuri abakubwiye bati umwuka mwiza duhumeka urakenewe witwa oxygene. Kabiri ukeneye gusinzira neza. Gatatu ukeneye ingano. Kane ukeneye inyanya. Noneho ibyo bintu nibyo bintu bikwiriye kujya bikenerwa nibura umuntu akareba ko mbese umubiri utarambirwa. Murakoze, reka tugane ku musozo. Ku bantu bose maze gukurikirana ikiganiro, reka tubashimire ko mubonye inyungu cyane mu bijyaniranye no kurinda impagarike yanyu kugira ngo ibe nzima. Reka namwe tubashimire kandi mukomeze kugubwa neza. Abantu benshi cyane babakiri bato, abakuze, abasomyi yego bajya bakenera kumenya neza ngo mbe byavuye. Yego reference. Ndagira ngo abantu bakunda gusoma bazasoma igitabo cy'igifaransa cyitwa 101 secrets pour une vie saine. Amabanga 101 kugira ngo ugire imibereho myiza. Umwanditsi w'igitabo yitwa Dr. George Gonzalez. Noneho ni page yacyo itari kure cyane, ni page ya 10 n'iya 11. Uzongera gusoma igitabo cyitwa Nutrition et Santé. Ushobora kucyerekana kuri kamera bakibona. Noneho iki gitabo cy'ubwacyo gusa cyitwa 101 secrets ni iki wasoma ku page ya 10 n'iya 11, ugasoma ikindi nacyo nubwo ndi bugarukeho, ugasoma iki gitabo n'ubundi cyitwa Nutrition et Santé, tout ce qu'il faut savoir, niko bacyita, ni page yacyo ya 6 n'iya 7. Ndagira ngo waba nacyo mwakwerekana kava yacyo inyuma. Nakugira ngo nuko kimeze. Iki kirafasha, niyo mpamvu Daniel yavuze ngo abenshi ngo bazajarajara kandi kumenya ubumenyi buziyongera. Nibyo bavuze ngo ipriziere rero. Iki Kinyarwanda cyakoresheje ngo nukujarajara, nukuva mu gitabo kimwe ujya mu kindi. Imana y'amahoro ereka ikomeze ifasha abakurikirana ikiganiro kubwo kugira impagarike nzima, kandi mukomeze mugubwe neza. N'ibindi biganiro biri imbere turabibateganirije kandi turi kubibategurira. Imana ibabane. Ngewe umuyobozi w'ikiganiro, amazina ni Karahamuheto Jean Pierre. Mukomeze mugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen.